Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana w'Imana mumeze gute? Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, ni bishasha tuguhaye ikaze. Ubaye usanzwe turabanyamugisha ko kugira mu biganiro byacu bya buri munsi w'ugenda ukagaruka wowe wakoze subscribe, wowe ureba ikiganiro ugakora like, ugakora comment, uri imfura cyane inshuti zanjye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byatugirira umumaro mu muryango wacu ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Ufite umwana wibagirwa, ufite umwana ufite nyine ikibazo cyo kwibagirwa mu ishuri n'ibintu bigiye bitandukanye. Hano teyi urayizi, ikirungo bita teyi ndakishyira kuri thumbnail muri bukibone. Iki kirungo cya teyi ni ikirungo dukunda gukoresha mu cyayi, ariko si ikirungo gusa ahubwo ni umuti, yaba warubizi. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 16 iyi teyi mu Kinyarwanda bayita romari cyangwa se mu ndimi z'abanga bakayita rosemary. Ni ikirungo tukoresha mu cyayi akenshi, twebwe mu Islam n'igihe ugateka mu muceri, uriya muceri w'isami bita umuceri w'isami usa icyatsi. So rero yaba twaturizi umumaro wayo ntabwo twakaretse kuyirya, sibyo? Icyambere ivura kudafata mu mutwe no kwibagirwa. Wowe ufite umwana ukunda kwibagirwa cyane, wowe ufite umwana ujya kwiga ukabona arabishobora uyu munsi, ibyo bize uyu munsi bagakora kwizi cyangwa se bakabaha isuzuma menya kabitsinda, ariko bajya mu kizami kubera ko byabaye byinshi akibagirwa ukabona abaye wa nyuma, kandi wabonaga amatest yatsinda. Koresha rosemary, koresha rumari, koresha teyi, ujye uyiteka mu cyayi umuhe anywe, sibyo? Ikindi kintu cya kabiri, irwanya imbuto z'indwara cyangwa se yica microbe zitera indwara mu mubiri. Mu yandi magambo iyungurura amaraso igakoramo iby'imyanda ikabisohora, ubundi hagasigara amaraso mazima ukagira ubuzima bwiza. Teyi ni ikirungo utagomba kubura mu rugo rwawe mu byo ukoresha bya buri munsi. Ikindi cya gatatu, irinda ubwihebe, irinda kumva ufite cya kintu cyo kwiheba. Muri ubu buzima tunyura mu buzima bugiye butandukanye, ariko hari igihe umuntu aca muri situation, hari igihe umuntu aca mu buzima handi yumva yihebye, handi yumva bigeze ku iherezo, akumva nta wakiriwe ntacyo akiri cyo. Iki kirungo gifitemo intungamubiri, gifitemo ubushobozi bwo kuba ubaye igikoresha umunsi ku wundi, ugiramo akanyamuneza muri we, nyine ibintu byose ukabasha kubifata simple. Gifasha intekerezo zawe ndetse n'ubwonko bwawe gutekereza cyane, kandi bikanatuma donc uko utekereza bikanakwereka yuko bya bintu bibi nyine bishobora kuba byagira iherezo atari iherezo ry'ubuzima. Donc irinda ubwihebe, kwiheba k'umuntu, sibyo? Ikindi kintu cya kane, ikingira utubyimba. Wowe ukunda kurwara utubyimba kwibereye, mu nda se n'ahandi henshi, teyi ni umuti kugukingira utwo tubyimba duhora tuvuka umunsi ku wundi. Undi mumaro wa gatanu rero, teyi ifasha mu igogora. Batubwira ko yongera cyangwa se yongerera imbaraga imyanya ishinzwe ibyo kurya. Teyi ifite umumaro wo gutuma ijya gufasha ikongerera muri hangana, yongerera umwanya, yongerera imbaraga imyanya igogora. Donc niba bavuga imyanya ishinzwe ibyo kurya ni mu gifu, donc ituma habaho gukora neza ku gifu, igifu kigasya neza, ibintu bikagenda neza, ntugugarare mu nda, nturware constipation ngo ikubeho akarande, sibyo? Gukoresha teyi rero ni ibintu byiza cyane. Donc ni ikirungo utakagombye kubura mu rugo, turi kureba imimaro yayo. Imimaro igera kuri 16, si ukukinywa ku cyayi gusa, ahubwo gifite n'ikindi kitumarira, sibyo? Ikindi kintu cya gatandatu nicyo tugezeho, irinda indwara z'udukoko. Ziriya ndwara ziterwa na microbes, zica microbe. Mu yandi magambo zica microbe ziri mu mubiri, haba ziri mu kanwa ku bantu bakunda kurwara amenyo, haba microbe kuba nk'amazi asa nabi, kuba wenda wariye nk'ibiryo donc umuntu atakiguranye isuku, ukaba wakoresheje icyayi kirimo teyi cyangwa se ukanywa amazi arimo teyi, biragufasha ko izo teyi zifitemo ububasha bwo kugenda zikagira iki, zikarwanya ziriya microbe, sibyo? Ikindi kintu cya munani tugezeho, batubwira ko teyi yifitemo ubushobozi bwo kurinda kanseri, bwo gukigira kanseri. Ufite ubwoba bwo kurwara amakanseri, ukaba ufite umugisha ukaba utarayirwara, teyi yikoreshe nk'ikirungo. Teyi yikoreshe nk'ikirungo izajya igufasha kurinda ibintu bigiye
bitandukanye harimo n'indwara za kanseri, sibyo. Iyi teyi ni umuti ukomeye ku bantu bakuze. Ziriya ndwara za rubagimpande uhaguruka ukumva umubiri wose umeze ukuntu muze mu umugongo ukumva igice kimwe cyabaye pararize, ukumva mu ndimi z'ikinyarwanda nibyo bita za rubagimpande, nyine ukumva kabisa igice cyose ugihaguruka wicaye umeze neza nta kibazo ufite, ariko ugashaka abagutabara. Iyi rero iyi teyi ifitemo ubushobozi bwo kuvura zino ndwara za rubagimpande. Ikindi, teyi itera impumuro nziza. Abadamu nzabigisha uburyo ki teyi mwayikoresha bigatuma mugira impumuro nziza, donc abagabo banyu ntibabinuke cyangwa ngo bavuga ati umugore wanjye sinjye mana yanjye sinjye ubona bukeye tugatandukana kubera ko mba napfuye nashize. Donc mu mimaro igiye itandukanye teyi dusanga ko ifite n'umumaro wo gutuma habaho impumuro nziza. Ikindi, teyi ikura umujagararo mu mutwe w'umuntu, donc ituma mu bwenge bwawe, mu ntekerezo zawe hatuza. Wowe ukunda kugira ama stress agiye atandukanye, koresha teyi nk'ikirungo, ikoresha teyi kuyinywa mu mazi, donc umva ibintu biba munange, sibyo. Itera impumuro nziza kandi igatera n'amahoro mu bwenge, igabanya uburibwe. Teyi ni kimwe mu kimera gikoresha mu kugabanya uburibwe, tuzabirebaho ngo igabanya uburibwe gute, ariko iki nacyo kimenye yuko teyi ni kimwe mu donc abazungu cyangwa se abanyamahanga bo babyita ngo pain killer. Ikora nka pain killer, ikora mu buryo bwo kuba yagabanya uburibwe ku mubiri wawe ahantu runaka, tuzareba uko tuzayikoresha, sibyo. Ikindi kintu, igabanya urugimbu mu maraso, igabanya donc ibivuta. Ugasanga umuntu afite amaraso ariko amaraso yagiye azanamo ibintu by'ibivuta, ugasanga bigiye bimutera ibintu byo bitandukanye, n'urugero ufite abakobwa bafite amavuta ku mwijima, bafite ibintu nk'ibyo. So ntuze teyi ifite umumaro uhambaye wo kugabanya urugimbu mu maraso. Undi mumaro wa 14, ivura indwara yo gusohora ibyuya byinshi. Hari abantu batutubikana idea, haba hakonje haba hashyushye akaba ari kugira gutya yiyuhakuya. Teyi ni umuti ugenda ukarwanya icyo kibazo, donc ukabira icyuya hahandi wambara ishati ukayambara ari mu gitondo nta zuba ryavuye, ugitambuka abantu bakabona uko kwaha kose kwatose, bakibaza avuye ari muri gym, avuye muri sport aje yiruka, bikabatangaza. Teyi rero ni umuti cyane kuko teyi igabanya iki kibazo cyo ivura iki kibazo cyo gusohora cyangwa se iyi ndwara yo gusohora ibyuya byinshi. Hari gusohora ibyuya byinshi kubera ko uri muri sport, hari gusohora ibyuya byinshi kubera ko uri kuzuba. Ariko donc imagine wambaye umwenda mwiza ugiye ahantu mu gitondo mu masaa 3 haramutse akarere keza gatuje, ukagerayo wa transpire kandi wanafasha akamoto cyangwa wateze imodoka, uko kwaha kose kuva hano kugera hano kwatose. Kandi imagine icyo kintu ni ibintu bisebetse, ni ibintu umuntu nyine ufite iyo ndwara we yanyumva cyane, sibyo. Tuzareba uburyo ki tuzagenda tuyikoresha. Ikindi rero, igira gute, itera kwihagarika neza. Wowe ufite ikibazo cyo kunyara, ukajya kunyara ukanyara inkari zikubabaza, ukanyara inkari zisa umutuku cyangwa umuhondo, kubera gutanywa amazi. Nibihata amazi arimo teyi, ndakubwiza ukuri ko uzanyara neza kubera ko iragenda ikayungurura imyanda yo mu mpyiko igasohoka, ugasigara umeze fresh, sibyo. Ku musozo turi kurebera hamwe umumaro wa teyi, iruhura impagarike yose. Donc teyi ifite umumaro ukomeye cyane ku buryo ivura buri bibazo bigiye bitandukanye. Donc nyuma yo kubona ko ituvura ibibazo bya stress, ituma umwana afata mu ishuri, kikavura ikibazo cyo kwibagirwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ikavura izo za rubagimpande zifata abakuze n'iki. Teyi ni ikirungo gikomeye, gifate ugishyiriyeho uzajya ugikoresha. Ahubwo nzaza tujye dukoresha kamwe ku kandi turebe ukuntu wayikoresha ikavura impumuro mbi, ukuntu wabigenza gute bikagenda neza. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda, turabakunda cyane. Ni kuri Shusho TV nk'ibisanzwe, ibi bintu tuba tubikoze kugira ngo turebe ibintu dufite hafi. Teyi ushobora kuba utarayihinze iwawe ariko kujya mu isoko
baba bafunze agafungo ufata gutyo ukagura nka 50 cyangwa igiceri cy'ijana, uba uguze umuti waba ufite amahirwe rero ukaba warayihingiye iwawe, aba ari amata abyaye, aba amavuta, aba ari umugisha. Kora subscribe, ukore comment, ukore like, ukore share ikiganiro niba kigufasha kijyanye no ku nshuti zawe, uze tubane twigane ibintu byinshi bigiye bishoboka, kandi ndizera ko tutazagutenguha, kandi nkujije koko gukora subscribe utazicuza. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Ni kuri Shusho TV, turabakunda. Bye bye.